ibyerekeye abana bashobora kuba barize mbere bakaba batarabonye bakaba barahawe bya bindi twita ngo watsinze ariko utatsinze kubera ko utari ufite the two principal pass. Abo ngabo ukavuga ati bariho barabishaka bariho bashaka izo two principal pass. Aho ngaho uvuze ati bariho barashaka sinasobanukiwe neza niba bari biteguye gufata ikindi kizami bashobora kubikora bakajya muri candidat libre bakabifata. Ariko niba hari umwana tuvugiye amaze nk'imyaka 2 yari yarabonye kuri uyu munsi rero nibwo abantu benshi bakomeje kugenda batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu bagenda batubaza uburyo buri kwifashishwa kugira ngo abanyeshuri bakoze examen muri uyu mwaka babashe kwaccessinga cyangwa se babashe kureba amanota yabo. Ngira ngo ku munsi w'ejo nanone nibwo ibintu byagiye bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko amanota y'abanyeshuri yaba yasohotse. Kuri inshuro rero nibyo tugiye kugaruka by'umwihariko kugira ngo mfashe bagenzi bacu bakoze examen ndetse bari bategereje amanota by'umwihariko, ariko nanone dutanga umucyo kuri iki kibazo abantu benshi bari kugenda bakomeza bagarukaho mu buryo butandukanye. Ndagushimiye rero ndetse ngo haye ikaze waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikora ngusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi by'umwihariko mu makuru agenda avugwa hirya no hino, waba uri mu Rwanda cyangwa se waba utari mu Rwanda, you are most welcome. Kuri inshuro rero ni byinshi byakomeje kugenda bigarukaho n'abantu benshi batandukanye. Ngira ngo ku munsi w'ejo ku gicamunsi nibwo abantu benshi bari bagiye ku mbuga nkoranyambaga zabo bari gushaka amakuru ajyanye n'ibizamini bya leta cyangwa se isohoka ry'amanota y'ibizamini bya leta. Nibyo rero tugiye kugaruka mu buryo burambuye ntanga umucyo kuri iki kibazo. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda babimbazaho bambwira bati dusobanure, hari ndetse n'abagiye babona amalinka atandukanye bagafungura bagashyiramo reg number zabo ariko bikaza kwanga. Abo bose ndaje muri iyi video ngo mbafashe gusobanukirwa uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu biri gukorwa igihe waba nta makuru ufite. Icyambere rero ugomba kubanza kumenya, ngira ngo ugomba kuba ufite internet cyangwa se MBZ nk'ibisanzwe kugira ngo ubashe kwaccessinga Google Chrome. Ariko nanone ushobora kuba rero wari ufite amakuru cyangwa se ukaba utari uyafite. Ngira ngo tujyane muri iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu biri gukorwa. Ikintu cyambere rero urajya kuri Chrome yawe wandikemo NESA examination result. Ngira ngo abantu benshi niko bagiye babikora ariko ndaza kubigaruka mu buryo burambuye. Benshi bagiye bansharinga ama video batubwira bati dufashe bimeze gutya na gutya, turi kujyaho bikaba bimeze gutya, dufashe tubashe gusobanukirwa uko ibintu bimeze. Hanyuma numara kwandika NESA National Examination Result, ngira ngo abenshi bari bari kugenda batunguka kuri iyi page imeze gutya. Noneho bagahitamo niba ari P6 S3 S6 cyangwa se TVET ndetse na za TTC bitewe naho umunyeshuri yarasanzwe yiga. Ngira ngo niba ari mu wa gatandatu wenda primaire, niba ari secondaire, ngira ngo nibisanzwe uburyo abantu benshi barabumenye kari bwo buryo bakoresha. Noneho hano abantu benshi bakomeje kugenda bambwira bati twagendaga dushyiramo reg number cyangwa se iriya code uhabwa ugiye gukora examen ariko ntibize gufunguka. Ngira ngo rero abantu mu by'ukuri bagiye bakomeza batanga ari ama link atandukanye. Ngira ngo by'umwihariko ku ma Facebook no ku ma TikTok ngira ngo hari ahantu nabonye babishyiraho. Ambonye rero abantu benshi bari gukomeza kugenda babimbaza mu buryo butandukanye. Ndavuga nti reka ndebe mbikoreho video nsobanura cyangwa se bigaragaza mu buryo burambuye ndetse nanasobanurira abantu bakomeje kugenda babimbaza mu gikari. Ngira ngo ubwa mbere nabanje kugerageza uburyo busanzwe nkuko abantu benshi bari barimo kugenda babukoresha. Ndabanza ndafungura link bari bamaye ndaverifya ndareba, ariko nza gusanga abantu benshi barimo gukoresha link itariyo. Mu by'ukuri ibintu byatumye ntekereza ko benshi barimo no kwibwa amakuru binyuze mu bwo buryo barimo gukoresha. Ngira ngo uburyo bwa mbere nahise mbanza kurebaho, nabanje kureba kuri Chrome ndeba ko biri official koko ako amanota yaba yasohotse cyangwa se yaba yashyizwe kuri platform by'umwihariko nkuko bisanzwe bikorwa mu buryo busanzwe. Nasacinze rero nkuko bisanzwe ndeba kuri Chrome nkuko bisanzwe bikorwa, mbanza ndeba NESA news or latest news, ni ukuvuga ngo amakuru yabagezweho muri NESA. Ikintu cyambere nabonye nuko NESA mu minsi yashyize aribwo yatangaje kalendare y'amashuri mu mwaka, muri uyu mwaka ngira ngo ugiye gutangira mu kwezi kwa 9. Nicyo kintu cyonyine gihari kuri iyi nshuro, ni ukuvuga ngo amanota nyirizina ntago aratangazwa na NESA. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu benshi bakomeje kugenda bakoresha amalinka agiye atandukanye
basacinga muri Chrome Nesalizati nk'uko byakorwaga mu minsi yashize, ni ukuvuga ko bagiye bakoresha amakuru atari ay'ukuri, cyangwa se umuntu wagiye abaha link akaba ashaka kubiba amakuru ya so ngira ngo kenshi ibi ni ibintu bikunda kubaho by'umwihariko nk'igihe abanyeshuri bategereje amanota yabo, cyane iyo bakoze kenshi uba usanga abantu benshi bashyigukira hejuru bavuga bati reka turebe amanota yacu, ari nacyo gituma benshi usanga bashigukira hejuru bashaka amakuru hirya no hino mu buryo butandukanye. Akenshi ugasanga bari no guhabwa amakuru atari yo mu by'ukuri, ugasanga nanone barimo kwibwa amakuru yabo, cyane nk'ariya amakode baba barahawe igihe barimo gususha, ari nayo yifashishwa bareba amanota. Benshi rero bakomeje kugenda bahera mu rujijo, by'umwihariko bakomeje kugenda banambaza bati ese koko aya makuru niyo mu by'ukuri tuyizere, ati cyangwa ni ukubeshya, ati ese bimeze bite mu by'ukuri. Rero kugeza n'iyi saha nk'uko nakomeje kugenda nsacinga ku mbuga nkoranyambaga za NESA ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, REB ndetse n'ahandi bifite aho n'andi website afite aho ahuriye na education, naje gusanga mu by'ukuri nta official announcement isobanura ko amanota y'abanyeshuri yaba yasohotse. Bisobanuye ko benshi mu bagiye bahabwa amalinki bagafungura, ngira ngo hashobora kuba hari ikindi kibyishima cyane niba umuntu wagiye abaha amalinki ari umuntu utizewe. Gusa kugeza n'iyi saha nta makuru y'ukuri ahamye yemeza ko amanota y'ibizamini bya leta yaba yashyizwe hanze. Mu by'ukuri rero ngira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri Shadow TV, wakora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana, ikindi kugira ngo ugende umenya amakuru y'ukuri kandi yizewe. Mu by'ukuri ibintu bizagenda bigufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Video zigiye zitandukanye tugenda tugaruka ku bintu by'umwihariko ibivugwa, ukuri kw'ibiriho bivugwa, ndetse n'andi makuru y'ibigezweho haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye rero, ngira ngo nanone nk'uko twahisemo kugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko update ziri mu Rwanda igihe amanota mu by'ukuri azasohokera, tubijeje ko tuzakomeza kugenda tubafasha tuba update, ndetse n'abantu bizagenda bicanga tuzagenda tubakorera amavideo agiye atandukanye tubasobanurira uko birimo gukorwa. Mu by'ukuri rero kugeza kuri iyi nshuro nta makuru ahamye y'ukuri yemeza ko amanota y'ibizamini bya leta yaba yasohotse cyangwa se yaba yashyizwe hanze. Mu by'ukuri ubwo ni ukuvuga ngo abantu bagiye babikora cyangwa se batanga amakuru baha bagenzi babo ngo babarebere, ibyo ni ukubeshya, ntago ariko kuri. Ndagushimiye rero, ndetse ngo nkurarikiye gukurikira video ikurikira kugira ngo nanone urusheho kugenda usobanukirwa byinshi ku bijyanye n'amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Thank you so much.